Have you ever wondered why some people seem to effortlessly build wealth while others live? Ni umusaza dutangiranye bisa nkaho we yamaze kubona isomo ry'ubuzima cyangwa se yabonye ahantu bipfira kugira ngo tugere ku butunzi. Niyo mpamvu atangira tubwira ngo ese wigeze wibaza impamvu hari abantu bagira ubutunzi byoroshye abandi bakaba bategereje umushahara wa buri kwezi ngo babone icyo barya kabone nubwo baba bahembwa amafaranga menshi. Ibyo ntibiterwa nuko bahembwa amafaranga runaka wowe wumva hagije, ahubwo bishingiye ku mahame amwe namwe bamaze imyaka ibihumbi bakurikiza. Abayahudi babayeho mu bihe bikomeye, ubuhunzi, gutotezwa n'ibibazo by'ubukungu, ariko buri gihe barongera bakiyubaka uti gute. Babifashwamo n'amategeko 7 agenga amafaranga atandukanye cyane n'ay'isi igezweho yigisha. Aya mategeko si inkuru za filime, ni ibintu byakoreshejwe n'abantu benshi bageze ku bukire burambye. Mark Zuckerberg, Elon Musk n'abandi bakire benshi ku isi barayakurikije. Kuri wowe uyu munsi niho bihera, niyo mpamvu uyu musaza tubwira ngo tugiye kurebera hamwe itangiriro ry'ukuri ritarimo amacenga cyangwa se amayobera. Tudatinze ngo nze kuba nagutindira, reka tuyumve neza. Itegeko rya mbere, baho munsi y'ubushobozi bwawe. Abantu bamwe usanga bagira amafaranga asigara abandi bakayakoresha yose, rimwe na rimwe bakanarenzaho. Impamvu suko binjiza amafaranga make, ahubwo ni uburyo bayakoresha. Iri ni itegeko ry'Abayahudi, baho munsi y'ubushobozi bwawe nubane nabwo. Ntibivuze kubaho nabi kandi ufite amafaranga, oya, ahubwo bivuze kumenya aho buri giciri kijya nicyo gikoresha. Imigani y'Abayahudi yerekana ko umuntu ukize ni uwishimiye ibyo afite cyangwa atunze. Ntabwo ari ukugira imodoka ihenze mu mudugudu, ahubwo ni ukumva utuje igihe fagitire zije, kwishyura amazi, umuriro, ibishingwe, cyangwa igihe umwana bamwirukaniye minivare. Igihe ushaka kugura umwambaro wifuza, ibi byose iyo ubikoze utanga amafaranga. Igihe rero uyatanze ugasigarana imibare kurenze, ugasigara mu bibazo, burya ntabwo buri umukire kandi nta byishimo bikugana. Amabwiriza y'ingenzi cyane dore nayo. Burya nukarenze hagati ya 70 cyangwa 80% by'umushahara wawe. Ibisigaye 20 na 30% bigabanyamo ibi bintu. Amafaranga amwe yashyire mu kuzigama, andi muri business cyangwa ishoramari. Andi yabike nk'ububiko bwihutirwa. Ubwo ndavuga amafaranga agomba kugufasha igihe utunguwe n'ikibazo cyangwa ubonye umushyitsi. Itegeko rya kabiri, irinda imyenda igihe cyose bishoboka. Mu muco w'Abayahudi imyenda ni ikintu cy'uburozi, kuko bavuga ko uwugurije aba ari umugaragu w'uwamugurije. Iyo ugurijwe na banki ubuzi neza ko bibabaza, kandi koko twese turabizi. Rero mu mategeko y'Abayahudi ya kera, kwaka inyungu umuturanyi ntabwo byari byemewe, kuko kungukira mu bibazo by'abandi byafatwaga nk'ubugome. Ubu ariko credit card, inguzanyo n'imodoka bigurizwa abantu, hanyuma bikabashora mu gihombo. Niyo mpamvu bakubwira ngo niba ushaka kuva mu myenda, tangira ushyire ibintu ku murongo. Andika imyenda ufite, reba inyungu buri imwe itanga, reba amafaranga y'amasezerano ya buri kwezi. Nyuma ukoresha uburyo bwo kuvuga ngo imyenda ifite inyungu nyinshi imbere y'izindi ese ni iyi. Niba ari umuntu ugohoza ku nkeke ubona zanaguteza abantu, muhereho umwishyure make ariko ugabanye. Itegeko rya gatatu, hagaciro uburezi ndetse n'ubumenyi. Mu muco w'Abayahudi kwiga si iby'abana gusa, ni inshingano y'ubuzima bwose. Niyo mpamvu bavuga ngo uha umuntu amafaranga aba amufashije umunsi umwe, ariko umwigisha ubwenge aba amufashije ubuzima bwe bwose. Abenshi iyo bageze ku myaka 40 bibwira ko bihagije ibyo babonye cyangwa ibyo bize, ariko ubumenyi buke mu bijyanye n'amafaranga butuma bagwa mu mitego myinshi. Rero niba uzi ubwenge, fata iminota 15 buri munsi wige ku bijyanye n'amafaranga. Soma ibitabo bijyanye n'ubukire, cyangwa se wumve video nk'izi mba naguteguriye. Nyuma y'ibyo sangiza ibyo wize abandi, umugore wawe, umugabo wawe, boyfriend wawe cyangwa girlfriend wawe, abana bawe, inshuti zawe. Ibi bizatuma usobanukirwa kurushaho. Itegeko rya kane, gabanya, shyira ku rugero, ukwirakwiza amafaranga yawe neza. Ubundi wagakwiye guteganya amafaranga yawe mu bice bitatu. Igice kimwe amafaranga uyashore mu butaka, ubwo mu butaka turavuga ubuhinzi, kugura inzu cyangwa kugura ikibanza. Andi mu bucuruzi, andi akomeza ahore mu maboko yawe. Itegeko rya gatanu, menya aho amafaranga yawe yose ajya. Abantu benshi ntibazi aho amafaranga yabo ajya. Mu muco w'Abayahudi buri munsi ugomba gusubiza amaso inyuma ukareba ibyo wakoze ndetse n'ayo wakoresheje. Fata gahunda yo kwandika buri kintu ukoresha, icyayi unywa, tike wakoresheje, mitiyu waguze, mbese buri kantu kose ukandike. Ushobora kwifashisha igitabo gisanzwe cyangwa Google Sheets ku bantu bazi ikoranabuhanga, kandi gira gahunda ya buri cyumweru. Ku cyumweru cyangwa mu kwezi buri nimugoroba fata iminota 10 urebe ibyinjiye n'ibyo wasohoye. Ibi bizatuma ugarura ubushobozi bwo kugenzura amafaranga yawe.
6. Tanga kandi wubake community. Mu muco w'Abayahudi gutanga si impuhwe gusa, ahubwo ni ubugororangingo. Umuti w'ubukire burambye si ugufata byose, ni ukugira uruhare mu gufasha abandi. Tangira gutanga 10% by'umushahara wawe, cyangwa se 2% kuzamura. Ufasha abakene cyangwa abantu ubona bakeneye ubufasha. Kubemera Imana bo bahamya ko gutanga biguhesha umugisha kandi bituma ibyo winjiza byikuba inshuro runaka. 7. Teganyiriza ejo hazaza. Ubundi baravuga ngo umunyabwenge abona ibibi bigiye kuza akitegura, umupfapfa akomeza akagenda bikamugiraho ingaruka. Wowe se uramutse ugize ikibazo ejo, umuryango wawe wakomeza kubaho gute? Abayahudi batekereza ku by'igihe kirekire, ubuzima bw'igihe kizaza, ubwisungane, imyiteguro y'ibyago. Fata umwanya utegure, uteganyirize ejo hazaza. Ngaho reka nsoze nkubwira ngo aya ni amategeko 7 amaze imyaka ibihumbi afasha imiryango kubaka ubukire butaramba gusa, ahubwo burambye, burinzwe kandi burimo ubumuntu. Uhisemo ni wowe. Komeza gukora nk'abandi bose ubona ibisubizo bitera agahinda, cyangwa wumva ubwenge bw'abantu babashije kubaka ubukire buhamye ku isi hose. Ikibazo nkubaza ugomba kwandika muri comment dore niki: ese waha amanota ngahe aya mategeko guhera kuri 0 kugeza ku 10? Yandike muri comment. Ngaho bye, wibuke gusharinga iyi video. Ndabakunda.